Ni perezida w'inama y'ubutegetsi bwa koperative Le Palmier, abandi umwe mu banyamuryango 11 bagize koperative Le Palmier. Tukaba dutunganya amavuta y'amamesa, tugakuramo amavuta ubwayo y'amamesa, tukaba dufite gahunda yo gukuramo ubuto. BDF dutangira uruganda Gahanga rwaduhaye inkunga yo mu bwoko bwa Lift yanganaga na 20% by'inguzanyo twari twafashe muri banki. Zadufashije mu by'ukuri gushyira mu bikorwa gahunda twari twatangiye gushyiraho uruganda no kwegereza abaturage amavuta ahendutse. Bwarafashije cyane kuko ubu dutanga amavuta meza cyane y'amamesa yitwa Ngazi Oil, akaba agera ku banyarwanda benshi kandi ku giciro cyiza. Nabashishikariza kwitabira gahunda za leta zijyanye no gukura amaboko mu mifuka bagakora, bagatinyuka, kubera ko hari gahunda ya leta yo gushyigikira abikorera cyane cyane mu bijyanye na Made in Rwanda, ubucuruzi n'inganda, byerekeranye n'ubucuruzi n'inganda. Ndashimira by'umwihariko BDF mu mitangire ya serivisi nziza, kandi tunashishikariza abakiri bato kuyigana. Nkanashimira bikomeye cyane perezida wacu Paul Kagame. Ni impano idasanzwe twabonye muri iki gihe ku Rwanda ndetse no kuri Afurika muri rusange.